umwuka aravuze mu buzima gitera n'ashaba iyo abantu bari gutera tuzakwereka iyo mbona uko neza iyo mpamvu mwabona izaba y'ibintu zose yamureze ako kantu katarako ari amahoro mabuta gusa ariko natuzingurire haleluya mpamvu icyarabuze cyarabigishe minotiragiye Reverend Amayize yari amwe umuzi utandukanye mu materaniro ngo mbabwire ijuru n'amatara ngo birabamugisha none isaha ntitanze yamamwe bamusigarira icyo kintu twikora rero nko kigira kidumu ese itangazo bivura yambaye ndagenza gute toyo bitanguye kukiye twahuye nawe yaje mu giteraniro iyo baguhaye ikintu bakakiguheza bakakubwira ngo uncungire n'untebe tubwire uwicara ubaye umurinzi wiyongera ariko ngiye kuvuga gusa gato mvuge ku murinzi w'itorero ry'Imana Sebeni haleluya. Vuge gusabukera umurinzi wo mwitore. Abona abarinzi borinda kandi bazabarinda neza cyane. Ariko mvuge gukera gusa ku murinzi Yesu Kristo yifuza mwitore rwayo. Bwana sifiwe. Haleluya. Twakiriye niko kwizanirwa nibuze kumera neza. Mbere ya byose tumaze gushimira Imana Data iduhaye umwanya n'uburyo wo kuboneka imbere yayo. Imana ntihabwe icyubahiro. Abantu bari bavuye ahatandukanye, Imana yarabarinze, Imana yaraturinze, izo zose Imana ihabwe icyubahiro. Twongeye kandi gushimira Imana dushimira ubuyobozi bw'ikiyumbe hano, perezida ndetse na visi batugirira icyizere kuduheza kano kanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, akarusho ku munsi wa mbere wo gutangiza igiterane, umunsi utoshe muri make inganda ufite umukasi ugiye guca ukinjira mu gitabo. Rero ndawukata neza umukutano muwinjira mu mahoro. Imana yabaheze umugisha. Ndashimira Imana kuko abakozi b'Imana bari hano batandukanye, aho tuvuganira ijambo hamwe, abakozi b'Imana n'abashumba bakuru n'ababyeyi kandi turabubaha, nazo turabishimiye. Dushimira n'itorero rya Foswera kuko naryo ritanga kino kibanza cyo kugira amabera bakorera ibikorwa byiza nk'ibi. Abantu b'iwacu Nairobi nabonye Pasiteri Reverend Eric, abonye Evangeliste Paul, Evangeliste Ruboneka, ndabishimiye namwe kubana namwe hano mu mugisha, ndetse n'abagiye baturuka Uganda n'abantu mwese ndabigereje. Tugiye kuganira amagambo y'Imana, none bampaye inota itari ngiki kandi ndayikoresha neza. None ngiye kutwereka abayumva imbere kanya gato tugutumiye kuko hagati y'uyu munsi ejo no kuwa gatandatu gahunda ziba zikomeye cyane, umwanya uzuzura. Rero uyu munsi dufite tuzaza umusaruro. None turirimba akanya gato n'Imana zo kuvuga umwanya muto ukoresheje iminota bampaye ntarengejeho n'umunota wicaye hasi. Bwana sifiwe. Kuri iri jambo baduhaye teme y'umurinzi w'umunyamasengesho. Umurinzi w'umunyamasengesho gusa jewe ndavuga hejuru y'umurinzi. Ababisakarira ibihagije baraza gukomeza umurinzi w'umunyamasengesho. Kuwa mbere nari Uganda, Reverend Amayize yari amwe umuzi utandukanye mu materaniro ngo mbabwire ijuru n'amatara ngo birabamugisha. None isaha ntitanze yamamwe bamusigarira icyo kintu twikora rero nko kigira kidumu ese itangazo bivura yambaye ndagenza gute toyo bitanguye kukiye. Twahuye nawe yaje mu giteraniro Nairobi, arambwira ati
uzovuge kujuru n'abataje nibaramukisha none mwakire intasho mutambuke bakonjorera maze tukize mapa usawa cyangwa washoboye akwake mbere hasi turafatwa sawa David yariye David banukasha mapa yakomeza kimusa cyangwa ibisi turazi tambuki
itandatu na kabiri umurongo wa gatandatu igice cya 62 no kuri gatandatu yani dusomera yes cyangwa kubikasoma adusome mutwe w'amagambo uravuga ngo uko abisirayeli bazakizwa murongo wa mbere soma kugera kuri gatandatu yewe Yerusalemu shyize abarinzi ku nkike zawe ntibazaceceka ku manywa na nijoro yemwe abibutse Uwiteka ntimugatuze kandi ntimugamuhemere. Soma gusa aho ngaho wa gatandatu ushaka usome aya yo rero Bibiliya yavuze ngo yewe Yerusalemu shyize abarinzi ku nkike zawe ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Reka soma Tito urwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya mbere murongo wa gatandatu. Tito Bibiliya yavuze ngo ibyo ni ukuvuga abagabo batari umugayo, badafite umugayo, bafite umugore umwe cyangwa akagira umugore umwe, bafite abana bizera kandi bataregwa ko ari inkubaganyi cyangwa ibiganda, subiramo nawe ngo usome twica. Ibyo ni ukuvuga abagabo batari umugayo, bafite umugore umwe, bafite abana bizera kandi bataregwa ko ari inkubaganyi cyangwa ibigande. Amen. ako kantu kataraho
hari treatment imwe dushaka kutuvura, hari weti kutumya kwako. Amen. Turayagura n'ubu kubita inama wowe mbere cyane umusinda ushoboka Afrika yote utabihaba nani kabireka tubuyaga ibi tuyaga bora kujaba umurima kugira ngo ikazaza ko ari umurinzi kuwo cunga mu kazi bamuhaye ngo uzucunga nawe ni umurinzi uwo basiga ngo kwifoswe y'abantu bamaze gutaha bakamubwira ngo arebe ibintu ni umurinzi iyo baguhaye ikintu bakakiguheza bakakubwira ngo uncungire ino ntebe tubwire ubwicaraho ubu bari umurinzi wiyongera ariko ngiye kuvuga gusa gato mvuge ku murinzi w'itorero
vuga gusa gukera ku murinzi wo mu itorero, abo nabo ni abarinzi borinda kandi bazabarinda neza cyane, ariko mvuge gukera gusa ku murinzi Yesu Kristo yifuza mu itorero wayo. Semeni haleluya. Nasomye kino gitabo cya Yesaya, uyu ni umukozi w'Imana ukomeye cyane, wahagurukijwe n'Imana mu gihe kigoye, mu gihe gikomeye, cyane kirimo abagabo bakomeye, abagabo bakomeye bakorera Satani, bafite imbaraga zindi zikomeye, ariko Imana yamuhagurutsa muri icyo gihe k'umurinzi wo kugira ngo acunge ubwoko cyangwa se arinde ubwoko. Akemerera ibyiza bikinjira, ibi bakabisubizayo. Siko bimeze. Aramubwira ngo shize abarinzi babwiye kuko ngiye kuvugaho bukeya, abarinzi b'itorero, abarinzi nyakuri, abarinzi bakwiriye mu mwanya mutoya na bakitana. Twasomye amakuru yo mu gitabo cya Tito. Bwana sifiwe sana. Mugabo nkunda cyane Paulo, ariko no kwandika kwa Tito karukunda kandi cyane kazi. Semeni haleluya. Paulo yanditse inzandiko nyinshi kuko mubizi, ariko mbagera kuri zino zandiko kuri zitatu: Timotheo wa mbere, Tito na Timotheo wa kabiri. Ni inzandiko yavuze hejuru y'itorero. Abwira Timotheo urwandiko rwa mbere yariko amubwira ku bijanye n'itorero ry'i Efeso. Tito yariko amubwira ku bijanye n'itorero ry'i Kerete. Urwandiko rwa gatatu rwa kabiri rwa Timotheo yari arimo amubwira ibihe vya nyuma z'itorero ukuntu bizoba bigoye. Baramubwira ngo ni igihe kizoba kigoye cyane kuko abantu ngo batazoba bakeneye inyigisho y'ukuri. Aramubwira ngo ico gihe ntabwo uzohagarara ikigabo itorero rishikamije neza. Semeni haleluya. Umurinzi nyakuri, umurinzi ukwiriye kuyobora ubwoko bw'Imana, aramubwira ngo umurinzi cya mbere kizaba ngo azoba ari umugabo ufite umugore umwe. Uwo azaba ari umurinzi wemeje amakomisiyo. Haleluya. Turi kumwe? Mugire gutya iminota igiye kurangira. Semeni haleluya. Winyangamugaye abantu bizera, abantu batuma, abantu bavuga kuko ari umugabo. Uwo nguwo ni umurinzi nyakuri. Pawulo abwira Tito, aramubwira ngo uwo nguwo uzumviriza inshingano, uwo ni umurinzi worinda intama z'Imana.
haleluya. Utaki mugayo kubandi wasaba mwisi. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Mwizi. Tamurizi uzawuva ibintu bidakwiriye. Tamurizi uzukubagana. Tamurizi ugira abagore babiri ntibibaho. Umurizi nyakuri agomba kuba afite umugore umwe. Umurizi nyakuri agomba kuba ari inyangamugayo mu bandi bose uko bamubona. Umugore, umugabo, umusore, umukobwa ugomba kuba uri inyangamugayo. Aho umudugudu batuye bakakuvuga neza, umujyi warizwamo bakakuvuga neza, igihugu utuyemo bakakuvuga neza, itorero usengera bakaguhanga bakavuga ngo uri inyangamugayo. Uwo nguwo ni umurinzi nyakuri. Semeni haleluya. Inshingano nibo bagomba kurinda ubwoko bw'Imana, nibo bagomba kubera abarinzi itorero, nibo bagomba kubera abarinzi umurimo, nibo bagomba kubera abarinzi. Umurinzi agomba kuba ahagaze neza, yenda agahagarara ku Mana, afite amahame y'Umwami Yesu, yubahiriza ibyo Imana ivuga, atazamuka telekomande bamumanura bakamuzamura. Umurinzi nyakuri. Wanasifiwe. Semeni haleluya. Wanasifiwe sana. Uzawuva umurinzi nyakuri. Ibintu bisabwa ku murinzi urabyemesha. Yavuze ngo Yerusalemu ushize abarinzi ku nkike zabo. Tugomba kuba abarinzi tugacunga itorero ry'Imana, kugira ngo batari abarinzi boza kutuvangira tubabona uko binjiye. Yesu Kristo akugize umurinzi wa kino gihe wo kurinda ubwoko bw'Imana. Yesu Kristo akugize umurinzi wa kino gihe, umurinzi wo kurinda ukarinda ubwoko bw'Imana. Minisiteri runaka, korali runaka, ikanisa runaka, abayumbe runaka, ariko ukaba umurinzi nyakuri wubahiriza umwuka w'Imana yeza, kugira ngo umwanzi atabona aho yinjira. Timugasinzire, timugahumike. Umurinzi nyakuri ntazasinzira. Umurinzi nyakuri ahora ari maso. Umurinzi nyakuri agendera ku mategeko y'Imana. Umurinzi nyakuri yumvira uko Imana imubwiye. Umurinzi wega umbwira dore mugiye gucawe, abimenyetso urabona z'ubwami bwegereje. Umurinzi wega umbwira umusekuru atambitse, tongera amazuse ayi hamuka bwake. Umurinzi wega umbwira umurinzi we umusekuru atambitse, tongera amazuse bagira amahoro yose asesuye. Semeni haleluya. Umurinzi ntaza yangiriza ibyo acuruza, ahubwo aza abicunga. Semeni haleluya. Akabigira umutekano wose usesuye,
akareba uko intama zimeze, umwungeri mwiza ariwe muhinzi azazuka akareba uko intama ziramutse, akareba uko ihene ziramutse, akareba uko inka ziramutse, akareba iyavunitse, akareba akayihereza umuti umurinzi mwiza. Bwana asifiwe. Amen. Umurinzi nyakuri aravuga ngo yewe Yerusalemu shize abarinzi ku nkike zawe kugira ngo ubere abarinzi Israeli. Bwana asifiwe. Amen. Ndabifuriza kuba abarinzi beza kandi mukareba ubwoko bw'Imana.